igihe cyose uzajya uba uri gucuranga radiyo kumva aka kananga ujye umenya ko rwose turi muri iyo nkuru. Ni inkuru rero izina ryayo kari hatari yitwa ikosa ryanjye. Ni irihe kosa yakoze, ninde ufite iryo kosa? Ibyo byose nibyo tugiye kujya twumva muri iyi nkuru. Rero ntukajya ucikwa mu kiganiro The Minigate. Ubushize twakubwiraga inkuru ya Teta, none twaje mu ikosa ryanjye. Ntabwo bwahiteye ubwoba. Nanjye ndi kumva amakosa yuzuye. Utangiye kwibuka amakosa wakoze? Amakosa nakoze yose kuva nkiri umwana. Ibi ntabwo yatuma wicuza. Tuye padiri ajya ayikoresha muri penetensi. Ni kujya yishyira bakatuba ati ni ukuri padiri narasambanye naribye. Ibyo bishyize he? Ni ukuri narabiriye nari nshonje. Imana wera kubabarira. Hanyuma rero nuko guko inkuru yitwa ikosa ryanjye, my fault. Muri mushaka ariko tuzakoresha ikinyarwanda cyane, ikosa ryanjye. Reka rero dutangire. Murabizi ko yari umunsi wa mbere tukubwira muri rusange iyi nkuru ishingiye kuki, hanyuma ahubwo ugategereza ariko wabashije kumva muri make ikigamije. Inkuru ikosa ryanjye ishingiye ku mwana w'umusore witwa Chris ukiri mutoya, aracyabyiruka. Yabyirutse arirwa na nyina gusa, nta se azi, ariko mu gukura kwe nyina aza gupfa. Mu gihe rero nyina yapfaga amubwira gushaka se, agerageza kugenda amushaka. Muri ibyo bizazane by'ubuzima rero Chris yagiye ahura nabyo. Yari azi ko ubuzima buzahinduka bukamera neza nyuma y'uko aje kugira Imana agafashwa n'umuryango, ariko biza kurangira atari ko bigenze. Nguko rero ubwo story nuko nguko ugomba kuzajya ugenda uyikurikira kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ese iyi nkuru igamije iki, ese harimo ikintu twahasigarana mu buzima bwacu. Ibi byose n'ubundi nibyo tuzajya tugenda dukurikirana. Reka tujye dutangira na episode ya mbere, byumvikane ko ari season ya mbere. Niba rero nawe utari usanzwe uzi ko muri iki kiganiro habamo inkuru, nizere ko ubimenye. Buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu mu kiganiro Amarembo Magari kuri radio Imanzi 105 n'igice kimwe, hamwe nanjye Obedi Bizimana ndetse na Giramata Angel V. Hanyuma rero reka dutangire nk'uko nabikubwiye, ikosa ryanjye season ya mbere, episode ya mbere. Dutangiranye n'umusore avuye hanze, yaje kwakirwa ku kibuga cy'indege n'umuryango we. Baramuhobeye, barishimye, urabona ko ari umuryango rwose umeze neza. Yaje kwakirwa n'ababyeyi be bombi ndetse na mushiki we. Bavuye ku kibuga cy'indege bagiye mu modoka yabo, urabona ko bagenda baganira bishimye. Binjiye mu modoka baragenda baganira. Gashiki kanjye karakuze. Ariko Jimmy, wari uzi ko nzaguma ndakana kakandi wirirwaga ukinisha? Ya, ndisubiye imyaka 5 maze muri Amerika. Nitumye ukuruko nguko kwere, numvaga ndi busange n'ubundi kirakana. No Jimmy, narakuze. Please, narakuze. Nicyo ngukundira rwose Jessica. Erega Jimmy, reka nkubwire, uzi ko waragiye hanze, nahoraga numva mbwira mu rugo ngo bazatuzane basi nyine tuze tugusura, ariko uzi ko babyangaga se. Ese wa mugani, ndahaza kubabaza ba mama numva impamvu batigize bemera kuza kunsura, ariko ntacyo tuzajyana. Ego, ese ubundi Jimmy, muri Amerika hameze gute? Hari hameze gute? Ahubwo nari kwibaza impamvu watinze kukimbaza. Abiza benshi bafite amatsiko yo kugerayo. Cyo kora nyine ari amanyubako ureba ziranzu ndende, ama etage arahari pe. Shambibona mu mafilime nkabona umva. Ariko ibindi byo nabirenze. Nabirenze, ariko Jessica nawe nzakujyana y'umunsi umwe. Nuko rero papa Jessica nawe bari kumwe mu modoka, yumva Jimmy arimo abwira Jessica ko azamujyana nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi umwe. Papa Jessica, Jimmy, haha,
urumva ngo urashaka kunjyanira akana kamwe k'agakobwa mfite di? oya papa nawe ubwo usubiriye bya bintu kandi Jimmy yarambwiye ko azanyijyanira. ariko bana banjye rwose nari nkumbuye kubabona mwese turi kumwe tumeze nk'umuryango na papa wanyu mwese tuganira. urabona ukuntu ari byiza di? mwebwe mubyihorere mama, uzi noneho yo ndi muri Amerika nigunze nkabatekereza nkaba nzi ko bitari bushoboke ko nyita mbabona aka kanya, ndababara. ariko noneho ubu ngubu ndumva nishimye pe, ndumva nakigumira inaha sinzanasubireyo. ubu se wari ukumbuye nk'iki mwana wawe? ahubwo nizere ko uwo mwana yekeye igitoki. ariko Jimmy uracyakunda igitoki koko? uzi ko utajya uhinduka, iyi mahanga nari nzi ko haguhinduye pe. ahubwo nizere ko kirimo n'ubunyobwa. ego ko nuko ku rundi ruhande mu gace ko mu cyaro hari Chris n'undi musore ari kumwe na mama we Roza, ararwaye ararembye cyane. we ndumva umubiri wose ushira. mamazi yo kunywa enda hano nyigura ukabyara. akira mama ndagusezeranya n'ukuri ndaza gushaka amafaranga nkujyane kwa muganga kukuvuza. mwana wanjye reka ninywera amazi naho ibyo byihorere igihe wamvurije se urabona nta n'ikintu dusigaranye. erega ngende kubyina mvamo ibyanjye byihorera, ahubwo uzajye mu mujyi urebe ko wabona so. mama no papa nzi ko wambwiye ko nta papa ngira. papa avuye kwisi? papa bundi nzajya kumushaka mu mujyi, yitwa ndetse papa kwisi kubera icyo warabimisha. mwana wanjye ubu nta mwanya. mama humura uraza kumera neza. humura ameze neza, nta mwanya mfite wo kugusobanurira ibyo bintu byose, byararangiye n'ubundi wari ukiri muto nta kuntu nari bubikubwire. papa wawe rero papa wawe mama tujye kwa muganga. oya ntacyo mwana wanjye, mama waretse tukajya kwa muganga. byihorere mwana wanjye rero. dore ndagenda ndagukunda mwana wanjye urabizi. mama igura nkunda mama waretse tukajya kwa muganga. mwana wanjye uzaba umugabo ariko papa wawe uzagenda i Kigali umushake, numubona. abaheze mama papa ese ubu kuki utari warambwiye ko ngira papa? mwana wanjye humura uzamubona kandi azagufasha, ni umukiri i Kigali. yitwa ndese? numubona uzamubwire ko ari Roza. yitwa nde nyine mama mbwira nyine. uzamubwire ko uri umwana wa Roza. umwana papa wawe papa wawe yitwa mama uraza kumera neza. papa wawe mama uraza kumera neza sibyo mama? mama uraza kumera neza. mama no winsiga mama no. ese Roza yaragiye kuvuga nde? ese se wa Chris yitwa nde? araza kumumenya se ko asigaye wenyine? araza kuba hati? naho umuryango wa Jessica se na Jimmy ibi byishimo utangiranye uzabikomezanya? ngahe nguko rero ni inkuru mwandikirwa na Ange Giramata Livi ndetse na Obedi Bizimana, akaba ari natwe tuyibagezaho tukwibutsa ko niba iyi nkuru yagucitse ushobora kunyarukira kuri YouTube channel yacu ukandikamo Abasirimu TV, niba utaranakora subscribe ukayikora kugira ngo izagucitse cyangwa se n'ibindi biganiro byose tuba twagiye tukugezaho bitazajya bigucika. ubwo ku munsi w'ejo tuzakomeza n'indi episode yacu ikurikiraho.